akomeje kwigarura imitima ya benshi bitewe n'imyitwarire ku rugamba, aho agahinda ke n'ibyishimo bye, ishyaka n'umurava o kudasubira inyuma bigaragara ko byose bimwirundiye icyarimwe. Iyo shusho niri kuguma mu bitekerezo bya benshi, bamwe niba bihamane bakabigaragaza mu ruhame cyane ku mbuga nkoranyambaga bati uyu mugabo turi mu rukundo nawe ntasanzwe, ntitwari twarigeze na rimwe dutekereza ku buhangange bwe buvanze n'ubupfura bumusa ku maso he hahora hakeye, nubwo atagohekana mba ngo yirare ku rugamba, agahora azenguruka muri urwo rugamba rw'imbunda n'amasasa tutumba. Willy Ngoma ukomeje kuvugisha amahanga n'abanyekongo by'umwihariko, ni muntu ki mu by'ukuri? Ese ko yabaye igihe kitari nyeshyamba, kuri ubu akaba anagaragara nk'umuyobozi w'agatangaza w'umutwe w'inyeshyamba za M23, yaba yarize? Ese iby'urugamba kuva na kera yaba yarabisobanukiwe? Yaba yubatse urugo? Ahuza gute ubuzima bwe bw'urugamba n'ubuzima bwe bwite bwo kwita ku bagize umuryango we? Ibi byose nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Uhawe ikaze kuri BGU Space, njye uteze amatwi, ndi Benita Giraneza Uwera. Umaze iminsi umubona atambagira muri Goma, ugakunda kumubona areba impande n'impande, mbese imboni z'amaso ze zitareba hamwe. Uherutse kumubona kandi yihanangiriza abacanshuro baba Romania, ababwira ko bo bari kurwana bashaka amafaranga, ariko we nabo bafatanyije urugamba bari kurwanira ubuzima bwabo. Wamubonye kandi arimo akanga umwe muri aba bacanshuro ati tekereza ko umusirikare w'umunyekongo atagiza mu madolari 100 y'umushahara, naho mwebwe mukaba muhembwa ibihumbi 8 byose by'amadolari. Wamubonye areba uyu mucanshuri indori burungushuye bya nyabyo, aticara hasi gira bwangu, zamura amaboko, gira vuba. Umushinya mwinshi akabwira n'abandi bagenzi bati mwihute vuba mu ndori bareba nkaho bari kumutera ikirungurira. Ibi byatunguye benshi kandi banavuga ko bisa n'amateka adasanzwe yabereye muri Afurika, aho umwirabura kanga umuzungu agashya ubwoba. Bati Willy wanditse amateka kuri uyu mugabane wa Afurika. Wanakunze kumubona kandi yerekana ku mugaragaro intwaro bagiye bambura abasirikare ba Kongo, aba bifatanyije n'iyindi mitwe irimo FDLR n'ingabo z'abarundi, iz'abanyetanzania n'iz'aba South Africa zifatanyije n'abacanshura magana. Ibyo byose akabitangaza, agatangaza amakuru hafi ya buri kantu kandi yuko urugamba rwifashe, akabitangaza kandi avuga yabyoroheje nk'umuntu wibereye mu buzima busanzwe rwose, cyangwa se wibereye kuri terrain ya filime, agasa n'umwacteur uri kugaragaza behind the scene. Nyamara iby'abacamo we na bagenzi be ari impamo. Ukunda kumubona kenshi yisekera akanyuzamo udutwenge tworoheje nk'udatewe ubwoba n'urugamba namba. Willy Ngoma ni umuvuga mu rwego rw'umwuga n'umurimo yihebeye, urongeraho Lieutenant Colonel Willy Ngoma ni umuvugizi w'igisirikare cy'umutwe wa M23, umutwe w'inyeshyamba ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC. Yamenyekanye cyane mu itangazamakuru kubera inshingano ze zo kuvugira uyu mutwe mu bihe by'imirwano n'ibindi bikorwa bya gisirikare. Impamvu ukomeje kumubona cyane kuri ubu nuko akazi kari kenshi cyane, agomba gukomeza gutangaza amakuru no gushyira ahagaragara ibikorwa by'uyu mutwe wa M23 wamaze gufata Goma bidasubirwaho n'ibindi bice wari warabanje bya Kongo mu kurwanira uburenganzira bw'abawugize. N'abanyekongo bakomeje kwamburwa uburenganzira bwo kuba mu gihugu cyabo mu myaka itari mike yagiye itambuka. Willy Ngoma ni umwe mu bambarira urugamba atajenjetse namba, ariko nanone agacanga benshi kubwo kuba agaragara kenshi asa n'uworoheje ibintu cyane, kugeza ubwo hari ushobora kwibeshya ko ari mugenzi we akazamusiga mu migani aramutse ahuriye nawe ku rugamba. Arazwi mahanga kubera imirwanire y'inkundura, akaba umwe mu bagiye bafatirwa ibihano bikakaye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yashinjwaga guhungabanya umutekano wa Kongo. Maze mu 2023 iki gihugu cya Amerika kikemeza ko agomba guhabwa ibihano birimo byo gufatirwa umutungo we bwite no kumubuza gukora ingendo mpuzamahanga. Nubwo amakuru amwerekeyeho y'ubuzima bwe bwite bigoye kuyabona rwose bitewe n'uburinzi bw'umutekano we kimwe n'izindi ngabo bari kumwe ku rugamba, ariko ngibi by'ingenzi wamenya kuri uyu mugabo. Willy Ngoma ni umugabo wubatse, ufite urugo, ufite umugore n'abana 4. Abamuzi kimwe n'abagize umuryango we bavuga ko ngo ari umugabo ukunda abana be cyane,
kugeza ubwo niyo ari ku rugamba ajya anyuzamo akavuga ko abakumbura umunsi ku wundi, by'umwihariko umukobwa we muto witwa Liliane. Ngo nubwo kandi aba ari ku rugamba ngo ntajya abura kwita ku nshingano z'urugo rwe ziganjemo kubamenyera ibibafasha mu mibereho yabo ya buri munsi. Ku bijyanye n'amateka yihariye y'ubuzima bwe nk'uko tubikesha amakuru ahinnye yabitanzeho aganira n'umunyamakuru wigenga Melanie Gobi, Willy avuga ko yakuriye i Kinshasa arerwa n'umwe mu basirikare bari ku ngoma ya Mobutu Sese Seko zarindaga Zaire. Mu busore bwe rero no kuba yararezwe n'umuntu w'umusirikare byatumye nawe w'umusirikare akiri muto, ariko nanone akanyuzamo akibera umucancuro bitewe n'ubuzima. Ngo yigeze no guhabwa inshingano zo kurinda Etienne Tshisekedi ari we subyara Felix Tshisekedi. Usibye kuba ari umusirikare, uyu yize amashuri abanza n'ayisumbuye Kinshasa ndetse na kaminuza. Nyuma y'uko asoza amashuri ye yabayeho umwarimu w'igifaransa. Mu 2006 nibwo yihuje n'abasirikare bo mu mitwe yasaga n'iyari yariyomoye kuri leta ya Kongo kubw'imiyoborere yayo babonaga idahwitse muri icyo gihe, ndetse yaje gutegekwa kujya kuyobora inyeshyamba zo mu ntara ya Ituri ngo ajye gukurikirana ibyawo. Nyuma y'imyaka yakurikiyeho nibwo yaje kwisunga umutwe wa M23 aho hari mu 2012 ngo bafatanye urugamba rwo kurwanira gusubira ku butaka bwa gakondo yabo kandi bakabamo badahutazwa nk'uko byakunze kuba ku bwoko bumwe bw'abakongomani bakunze kwitira ko ari abanyarwanda. Ndetse mu mwaka wa 2013 aba bakubiswe inshuro batatanira mu bice bitandukanye bya Afurika by'umwihariko Uganda. Mu nkambi babagamo ngo bajyaga biha morali bagakina amakarita, kandi nyuma y'imyitozo ngo Willy yajyaga yigisha igifaransa zimwe mu ngabo za Uganda zo mu gisirikare cya UPDF. Avuga ko we na bagenzi be bamaze igihe kinini bategereje ko ibikubiye mu masezerano bari baragiranye n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwubahirizwa. Muri Mutarama mu 2017 General Makenga wari ukuriye umutwe wa M23 we na bagenzi be bemeje ko ari cyo gihe ngo barwane inkundura nta gusubira inyuma bajya mu gihugu cyabo. Yavuze ko bigeze kumara imyaka 5 mu birunga bagakubitirwamo n'imvura yewe n'imbeho y'ubutiti itahasiba, bakarya ubusa nta gatotsi nta kugoheka, ibyabateraga imbaraga zo gukomeza kureba imbere ubudasubira inyuma namba. Ibyo nta gushidikanya ko ari byo birinze bibageza i Goma, icyanya gikomeye muri Kongo kandi gifite amateka akomeye kuri bo. Na n'ubu urugamba ruracyarimbanyije, bivuze ko uzakomeza kumubona mu maso yawe, cyane ko kugeza ku rugamba rwabo rwifashe. Nubwo kubona amakuru yihariye y'ubuzima bwe bwite yewe na bagenzi be bigoye cyane kubw'umutekano wabo, nk'ubu ntitwavuga rwose aho imiryango yabo iherereye n'ibindi byabateza akaga mu gihe bakiri kuri uru rugamba, ariko ibi nibyo by'ingenzi twabashije kubakusanyiriza kuri Willy Ngoma. Mwakoze kubana natwe, igitekerezo cyanyu n'inyunganizi yanyu turabitse ko bidahejwe hano kuri IGITEKEREZO.